Rwanda, igihugu cy'imisozi igihumbi n'ibirunga bitanu, karisimbi itamirije amasimbi ku gasongero kayo, muhaburi habura abakerarugendo, Sabyinyo, Bisoke na Gahinga, byose biherereye mu ruhengeri rw'Umurera. Ni nabyo cumbi ry'ingagi mujya mwumva zikamwa amadovize. Abanyarwanda n'ubugenge bwabo bari kurema handi mu birunga, aho bari kubyubaka mu mujyi wa Kigali kugira ngo bihe ishusho abakerarugendo b'imbere mu gihugu n'abakure yacyo, ngo babanze basogongere ku byiza bibategereje mu Kinigi iwabo w'ingagi. Ngira ngo mwumvise ibya gahunda ya Visit Rwanda. Banyarwanda, namwe mwumva ikinyarwanda, bahaye ikaze mu Kinigi cyo muri Kigali. Dufite amahirwe akomeye cyane kuba turi kumwe n'umuntu w'umugabo nawe ushobora kwivuga, ariko ufite umwihariko we uri special. Mu yandi magambo, umuntu uri special ni umuntu ukora ibintu biri special. Mubyitegereje inyuma murabona ko twagira ngo rwose neza turi mu birunga. Watangira wibwira abakurikiye Legacy TV urukoze no kubyumushinga wawe uko warubatse ibirunga mu mujyi. Murakoze rwose muje mu mbere, ntabwo nari nabiteguye. Uyu mushinga mubona ugeze kuri 30%. Ni ukuvuga ngo ibyo nifuza haracyari 70% y'ibikorwa kubona by'imisozi. Murakoze mu by'ukuri kuba mwadusuye kuri televiziyo yanyu, mukaba mwumva ko mwamurikira u Rwanda aho abanyarwanda ibitekerezo byabo bigeze kuri tourism, cyane cyane Visit Rwanda. Niyo yatumye ngira ibitekerezo. Kuvuga ngo naricaye byihariya hari mubona ari amarobine yakandagira ukarabe mu gihe cya Covid ikaze, batutegeka amashuri agomba kugira urukarabiro rukora, ariko mu gihe ndimo guhagarikira abafundi aho ngaho barukora, nakubise amaso uriya musozi wa Kigali. Yes, wa Kigali. Ndawureba ndawitegereza, mbona ufite ubwiza. Mbona ubwo bwiza icyo nawubyaza nuko nashushanya kuri ikibambasi mu Kigali, ariko byo gushushanya niyo cyaje cyane. Ndavuga ko noneho se kuki umuntu atashobora gukora umusozi ariko ku buryo wanawukoraho, ko numva igitekerezo cy'imisozi cyanjemo, tukaba turi mu gihugu cy'imisozi igihumbi, kuki nashobora gutekereza noneho umusozi umuntu yanakoraho. Nuko igitekerezo cyaje. Nuko cyaje, ubu naratangiye gushyira mu bikorwa, ubu ni 30%. Biranagaragara rwose ko wagira ngo ni imisozi neza, wagira ngo ni ibirunga. Ubu bikoze mu ki? Ubu ni ukuvuga ngo ahangaha harimo matière zigiye zitandukanye. Harimo ferabeto, harimo amabuye, harimo imivangikire y'umucanga, harimo yitwa kayumbu, hakaba n'indi bita yo mu mazi, hakaba n'amabuye, hakaba n'ibintu bita gatimba. Ni ukuvuga ngo iyo bagiye kubikora haba harimo ibikorwa utumatiere tugiye dutandukanye bashiramo. Nk'ubu iki ngiki kimaze iminsi 3 kirangiye, ariko imbaraga zagiyemo ngikubwiye ntago wabyumva. Usanga ari kuva ku kibuga cy'indege bajya kuryama, noneho mu gitondo abakaba ryo bajyana hehe mu birunga kureba ibyiza by'u Rwanda. Urabyumva? None naje gutekereza kuki bahita bajya kuryama, ahubwo kuki nashobora gukora ikintu cyatuma babarukerarugendo baje mu Rwanda batahita bajya kuryama kugira ngo mu gitondo babajyane, ahubwo bagira ahantu batembera bakagira ibyo batangira kubona by'igishushanyo, ariko bagiye kuzabona noneho ikizima live. Nicyo niho haturutse icyo gitekerezo, bakagira igitekerezo cy'ishusho rusange y'ibyo bashobora kujya kubona bamaze kukibona mu gishushanyo. Hazajyamo ingagi zizajyamo, hazabamo n'ikirunga kiba cyarutse, lave zamanutse ku buryo watinya no gukora mugira ngo ni umuriro nyawo. Ni nako bizaba bimeze.
birumvikana. kandi bo ejo bundi hari timu ya minisiteri y'amashuri yadusuye kugira ngo babe bareba ese ibyo badusabye gukora umwaka ushize twaba twarabigezeho nibyo baba bagenda kugira ngo barebe, ariko mu by'ukuri baje basangiye imisozi hano baruhuye. Birumvikana baravuga ati mu bigo by'amashuri niyo kigo cya mbere kirimo kugaragaza ko gifite icyerekezo muri tourism. Uwo ni hehe? Ni Kigali Leading TVET School. Ariko wowe uri mu iki? Yewe uko natangiye mbabwira dufite amaraso muri byerekeranye n'amashuri, kuko data umbyara niyo watangije iki kigo agitangira muri 1983 cyitwaga École Technique Muhazi. Dufite abanyeshuri benshi cyane baciye hano bakaba bakora mu magaraje akomeye mu mahanga za Kenya n'abandi bageze za Burayi bizanga. Noneho urumva ko byaje mu maraso. Umusaza amaze kuba agiye pansiyo, nanjye nk'umwana we ndabyiruka, nanjye numva nakomeza ikirenge mu cya data. Ariko noneho nuvuga ngo ibi ndimo ndagutekereza uyu munsi we ntabwo yigeze abitekereza. Birumvikana. Nukuvuga ngo nanjye n'umurage ngomba kuzasigira umwana wawe. Niba twaratangiye École Technique Muhazi, uyu munsi bikaba Kigali Leading TVET School, wenda we izaba ari kaminuza umwana wawe. Ariko tuviza hehe ibintu byerekeranye n'imisozi mubona, ubwo ni tourism, by'ikoranabuhanga, uburyo bwo kwigisha abana guteka mu mahoteli, abashitsi batugeraho kuko tubahamagara ngo baze basura u Rwanda, ariko no kubatekera tukabatekera neza, tukabasasira neza, tukagira n'ibintu tuberekanye ibintu. Ukomeje kubyukuntu nyine ibintu by'uburezi ari ibintu bari mu maraso, wa mugani byaturutse no ku babyeyi banyu, mukaba n'ubu mukibikomeza cyane rwose. Tugaruke ku ishuri nyirizina, wa mugani uko bivuga Kigali Leading TVET School, ishuri ry'Inyabiguru nk'uko nahoze mu iyo wicaye wowe ukavuga uti nirati biwe wakwirata ibihe. Icyo urakoze kumbaza icyo kibazo, kandi ni ikibazo cyiza cyane. Ibyo Kigali Leading nakwiratira ni byinshi cyane. Nimba nakubwiye ko hari visit yaje ya Minisiteri ya Education, bakabona ikirunga kimwe, bakavuga ko ari bwo bwa mbere babonye umuntu ufite ibitekerezo birenze mu buryo bwa tourism, kandi nkakubwira ngo ngeze kuri 30%. Uribaza uvuga ngo mu by'ukuri si uko wenda ndimo kuvuga ngo wenda no kwirata, ariko njyewe nifuzaga ko hano muri Kigali twagira ibintu byibuze nka 20 byatuma umucyerarugendo nava i Burayi cyangwa muri Afurika handi hose atagira no ngo ahitire muri chambre ngo ajya kuryama, bamucumbikirije ngo ejo bazamugere kumutembereza. Kubera iki tutakomeza gukora ibintu hano mu mujyi wa Kigali, ibintu umuntu yaza agasura akumva atagiye kwishima atari yagera no mu Birunga? Urabyumvikana? Uvuga ngo icyo ndimo gutegura muri iki kigo cya Kigali Leading TVET School nuko umuntu uzaza kugisura ashobora kumaramo isaha imwe atari yashaka gutaha. Umwereka ibi akumva, umwereka ibi akabumva arishimye. Ni nacyo Visit Rwanda tugamije. Nuko umuntu azajya agera mu Rwanda yibagirwe gutaha iwabo, yibagirwe gutaha iwabo, yanataha akumva yagaruka cyane ko n'ubundi u Rwanda ni rwiza. Nka mugari nubwo tuvuga ngo u Rwanda rw'imisozi igihumbi, ni cyo kirango icya mbere mu biranga igihugu cyacu, imisozi igihumbi. Sinzi niba hari uwayibaze wenda, ubwo sinamenya, ariko njyewe nuko navutse nuko babyita, nanjye numva ko igitekerezo cyaje aho ngaho kuri iyo misozi igihumbi turatira isi, kandi imisozi yacu ni myiza, iyi dufite amabengeza, urayibona ukabona ni ikintu kidasanzwe. Hari umuntu ushobora kuba yibaza se kureba umusozi ubundi umusozi ni cyiza kubera icyo abantu bumva ari byiza. Ubundi usibye ko dore n'ingagi ngizi yawe hano natangiye no kushushanya mbere hose. Iyo byose ni ibitekerezo byagiye biza
siko kuko wa mugani mufite ibikerereza byinshi cyane. Ikibazo nari ngiye kukubaza ndakibagiwe bonye ibindi bikerereza. Ni ibintu byinshi n'urangiza hanga turagutembereza tukereke ibintu biri muri iki gigo. Ushobora no kumara iminota 40 kugeza uyu munsi utari washaka kuva muri Kigali leading. Yes. Kigali leading ifite ibintu byinshi cyane ugomba kukwereka ukumva wazana umwana wawe kwiga muri iki kigo cyuri bageze ku 150 mu birwa bya muri rwose bariga abandi baratangiye no gukora mu mirimo y'amahoteli aho ngaho kandi barakunda abanyarwanda cyane kuko kwa kundi kwiha agaciro ahandi ntabyo bagira kumva ko ushobora guha ishema igihugu cyawe ukaba wakirwanirira ukaba wakitangira abandi burya ntabwo babigira usanga basenya ibihugu byabo aho bagiye hanze mu mahanga ariko abana bacu bahaguruka kandi tumaze kubaha inyigisho n'uburyo bashobora kwitwara bageze mu mahanga. Yes. Urumva mbese ni umwihariko wanyu uko abana banyu bashobora kugira partnership n'ibindi bihugu. Yego. Bikaba bya abantu bakwiga hano ndetse bakajya no gukomeza amashuri yabo mu bindi bihugu by'amahanga. Undi mwihariko mugira undi mwihariko no kuvuga ngo amahoteli yose uzi akomeye ahangaha ya nyenyeri zitabarika. Zose. Boneshana ndakeka hari nini irenga 5 dufite mu Rwanda. Ubu ngiye kuvuga Marriott, ngiye kuvuga iriya nzu yacu ndende Convention Center. Aho ngaho hose dufite abanyeshuri. Nukuvuga ngo nta hoteli n'imwe itifuza kugira abanyeshuri batuze muri Kigali. Kubera iki numara kugera no mu kikoni cyacu nugera mu kikoni cyacu ukareba uburyo hameze nuvuga ngo turigisha umwana ku buryo niyo yagera muri convention mu kikoni cyabo atagira ikintu yikanga asange ibyo yabonye ku ishuri na hariya birahari. Burya iyo umwana yigiye gutekera ku mbabura y'amakara umugeni muri convention arasara yasara mu mutwe rwose ariko ngo yakwikanga ngo ni gute natekera ku kintu kimeze gutya. Ubu nibo kuvuga ibiriya by'abazungu nyine byamaze gutera imbere hano byose tuba tubifite. Ntugera mu workshop yacu ya culinary urabisanga kandi urabibona ko na hoteli umwana yageramo ngo yikange ngo ati arakanga. Ngo hajyaho noneho byo ibyo ngibyo bijyanye na hoteli nyine byo guteka. N'andi ma options mugira mu tugira na tourism rero nukuvuga ngo nyuma y'ibi ngibi wabonye ubwo turinjira muri workshop yaho naho nuhagera uravuga ati ntabwo byumva ese abana nibi biga ibi byose niyo bituma mu yifuza ko abana b'abanyarwanda bishimiye tourism bagira gute baza kwiga muri Kigali TVET school kuko ibyo bakeneye byose biboneka. Yego. Donc uva mwigisha tourism mukigisha na tourism na culinary art byo guteka na computer application. Yes, tugere kuri computer application. Ubwo computer application ni byerekeranye computer application bakigana donc ni computer muri rusange application harimo na software byose barabyiga ngo no muri muza yabo workshop yabo naho turahagera urasanga ari ibintu uko bifite ikoranabuhanga rwose byuzuye neza cyane. Ni izo option eshatu mugira. Hari na mekanike yo tugiye kuyitangira turayitangira muri umwaka tugiye gutangira ariko nubundi etemu ya kera yari ifite mekanike ariko nyuma yaho batangiye kuvuga ko kwa kundi batangiye bavuga ko amashuri ya tekinike agomba gutandukana na biratandukana bimwe bijya muri RTV ibindi bavuga WD abandi biratandukana ku buryo na tronc commun dushobora kuba twayigira duhera mu wa 4 kuzamuka. Bitangiye aho ngaho rero nibwo twakuye mu mekanike ariko ubu ngubu twarabisabye barabitwemerera ariko nukuvuga ngo tugiye gutangira kwiga kusuganya kugira ngo umwaka utaha tuzashobora kwakira ishuri. Yes, muri mekanike nanone. Okay. Yes, ubona kuvuga ko hazaba hari mekanike habe tourism habe application computer application na software birimo byombi noneho nabyo guteka y'amahoteli. Yes. Wari ukomeje kutubwira opportunities ziri mu kwiga ibyo bintu cyangwa se ama opportunity ari mu kwiga ibyo ayo masomo watubwiye utubwire ibyo.
bya tourism nyine mufite vision yo kugira ngo abakerarugendo batazajya babura umuntu wabafasha muri icyo kintu cyabazanye mu Rwanda. Ahanini urebye aya byo kwihangira umurimo, ibintu gavumenti yabishizemo ingufu byo kwihangira imirimo, kuko ntabwo leta yabona abantu bose barangije bibahe akazi ngo bizakunda. Niyo mpamvu harimo niyo TVET ni uburyo bwo kwihangira umurimo. Gavumenti ikagufasha kugira ngo iguhe plan yo kugira ngo ushobore kuba wamenya ugahangira umurimo ako kanya ugahita ujya mu isoko, ukajya mu isoko. Ni ukuvuga ngo niyo target dufite kugira ngo abana si kuvuga ngo nibarangiza no byo guteka ni ngombwa ko bajya mu mahoteli, no, bashobora no kuba yakwihangira restaurant ku giti cye, ahubwo agashiramo abakozi muri Nyarugenge mu murenge wa Gitega hafi y'ahahoze Sky Hotel, nanone muri iyo espace hakaba harahoze École Technique Muhazi. Ni ukuvuga ngo umuntu wese wakumva izo adresse agomba kuhita amenya ahari. Birumvikana umuntu wese wigeze kumva etemu École Technique Muhazi ubwo naho ngaho neza. Ayibonye iyi nayo ni sabyinyo, dore n'amenyo yayo ngariye. Wari uyizi se? Ushobora kuba utaragera mu Birunga unatekereza uko hameze, wenda kugira ngo ngukumbuze uzaze hano hafi aha ahantu hitwa muri Kigali TVET School, uzabanza ubona uko Ibirunga bimeze. Nukumbura kujyayo uzatega iyihuse ugere mu ruhengeri rw'Umurera maze ujye kubireba.